Ntukeneye ukubwira uburyo ngukunda kuko urazi kubarusha bose naho bamboha amaguru n'amaboko akanwa kanjye umutima wanjye uzasabana nawe iteka ryose ikinezeza nuguhorana nawe nkahora nibera mu bikari byawe Imana ibaho umugisha tugira umugisha wo kuba namwe ku gicamunsi cyiza garase igicamunsi cyiza kuri twese kuri mwese ubwo nuko ari sangaye igicamunsi abari sangaye ya igicamunsi ubwo se si kumanywa hagati ya mu masaa 7 gutyo saa 10 saa 9 igitondo cyiza rero oya none se ubuturi mu gitondo suzana we mu gitondo kubera ko abantu bari video mu gitondo twifuje igitondo cyiza n'umunsi mwiza abari mu masaha y'umugoroba bari kwireba umugoroba mwiza none kuko ze presentation nk'umunyamakuru no navuze uko wambwiye hari ibyo nkubwiye okay Grace rero turi kumwe muri uyu mwanya turamwakiriye ko Imana imuha umugisha ko yemeye gusangira natwe turifuza kugaruka ku kantu gato kajyanye n'ubuhanzi abantu benshi bakuzi kera uri umuririmbyi uretse niba warabiretse niba ukibikora simbizi ndacyabikora ndacyaririmba yego uririmba mu nganzo ngari muri korali do Kigali oya korali do Zayoni nanjye nubwo no mu rugo no muri dushe no muri Zayoni ntago do Zayoni korali do Zayoni ntayo ifite izina nuko wahereye muri do nanya nese nkomereza yitwa Azaf bena Azaf rimba muri bena Azaf ntuzaba umuzayifu gusa oya ahubwo umuzayifu n'umuntu umeze gute umuzayifu ntago nzi igiswahili sibyo ko menye ko iri jambo ari igiswahili ariko njye numva bavuga nka terme banumva umuzayifu ari umuntu siko ndavuga gutera simbizi birananiye kubisobanura ariko umuzayifu mba numva ari nk'umuntu uri aho ngaho uri mu bintu atabirimo bitari seriye kwa bitamufashe niko mbyumva sinzi mba ariko ari cyo bazadusobanurira abadukurikiye babizi numugisha ko turi kumwe na Grace hanyuma ko ari umuhanzi tuzi indirimbo zawe uyu munsi tukaba tutakizumva n'ubu ngubu naririmba cyangwa nahanga ubwo wenda uburyo bwo kubishyira hanze nibwo bwahindutse cyangwa se bwabuze kwa naduvuga gutyo uburyo n'amafaranga uvuga se tuyagusabira ntayo mfite bwo amafaranga yego uririmbe kurimba n'amafaranga none studio barazishyura video zirishyurwa yes hari igihe uhura n'umuntu akakubwira ngo ko waguye ukagira ngo kuririmba n'agakiza n'ibintu bimwe kutakiduha se indirimbo zawe ko tutakizibona ahubwo wakambwiye uti ngufashe iki kugira ngo nongere mbone iza ndirimbo zawe kuko ntekereza ko umuntu wese wabikoze cyangwa ubikora uririmba ari indirimbo wenda yanditse ku giti cye nta wundi muntu wabimukoreraga ngo amubwire atakira ntekereza ko isaha iyo yose yabikora nta n'uwifuza kubihagarika rero ku bushake bwe ariko uko tubibona ekonomi igenda ihinduka sibyo ekonomi igenda ihinduka hari igihe ubona mu buzima hari ibintu by'ibanze bikeya ufite cyangwa makeya winjiza akavuga uteka nkore ibintu byihutirwa mu buzima kuko ibintu byose byagiye bizamuka kera nari mfite opportunité nziza cyangwa se amahirwe yo kuba nabona nka studio umuntu akaza akambwira ati ngino ngukorera indirimbo album tukakubita izo ndirimbo uko mbishatse nkajya muri studio ariko ubu ngubu ntekereza ko bitapfa kwemera cyangwa niyo nabyanemera
iyo ibintu abantu babigiyemo ari benshi bisigara hakonta karite. Ubu niyo wabona umuproducer wabwira ati mino ngukorera ushaka gusanga ari wa muntu ugitangira studio kugira ngo yibonere kubita piano gusa kugira ngo nyine atangire akore. Noneho mastering n'icyo bimenye ibyo wayijyana nko kuri radio bakayanga ati ntabwo twara none se rero niba ushaka studio nziza irifo kugira nawe element ishobora kuba aca nka senkisa ndayabona ndayafite usanga ibintu bigiye byanga ngiye ko numva so kuri publicité ni muziranye hoye nango turaziranye harya. Anyway nagiye muri studio ninjiyemo ariko nango tuzi sinzi nimba we anzi yamenya wenda ariko n'urugero nari mufatiye ko niwe mu producer twumva mu Rwanda ukora ibintu byiza biri hejuru. Ugasanga nyine yarigiye mu yanga tukaburetse gato. Ubu nta kintu Imana yavuganye namwe ntago yabahamagaye. Yaraduhamagaye. Yaraduhamagaye cyane. Shabiba ari ibyo umuntu wese subwo nta muntu ufite ibintu bihagije nta ufite ibyo akeneye byose mwisi. Ngendo ubona bike. None muri korali dozayoni. Korali tugo wayiretse. Dusubije kwa ya dozayini. Dozayoni. Ariko nakunda gukunda. Ariko se ko nari nzi kugira umuntu okay abantu bagira inyinya hari ukuntu bavuga. Kuki uvuga nk'abantu bagira inyinya kandi bafite. Karimo gatoya. None n'iryinye ryarahongotse. Ariko ryarihongoye. Narakubagana. Nafunguye robine n'amazi irahongo. Namenye. Ngize ngo warikoze ibintu bya bindi by'ubuze. None namenye yanjye ntaga ajya hura hano. Niyo mpamvu iyo mvuga ururimi rusa nk'urwinjiyemo bikaba uburimi nyine tunkavuga uko uranderanje. Okay. Reka dukora zafu nona na segonda make. Ndi kumfasha hano nka Grace ariko ndi kumfasha ariko warakuze ko arerema imwe ba muri azafu. Okay. Nabamumirije shobora kukubona akanwa kugaye turavugana nukeneye ukubwira uburyo ngukunda kuko urazi kubarusha bose naho bamboha amaguru n'amaboko akanwa kanjye umutima wanjye uzasabana nawe iteka ryose. Ikinezeza nuguhorana nawe nkahora nibera mu bikari byawe. Muririmba nawe nako neza. Afite ijwi ryiza ariko ritaryoshye cyane. Ndikijwe akajwanga. Izazira nuko ari ryiza ni ryiza nyine. Ariko nago riryoshye ariko n'ubushake bwawe. Nabyumvise ko ari ubushake bwawe. Ubishatse ryaririmba neza rikajya ku murongo. Uzaze muri oya dozayini. Waze nkazaza muri azafu bawe. Nese uzabuje kwiga kuririmba ararwo ariho babyigira. Rero nzajye kwigira. Ubuzambwira ahubwo ngiye nkwigisha ngufasha. Nese wamfashe none. Ko nteye ukambwira ngo kosore. Uyizi impamvu mvuze gutyo urateye ndikiriza. None numva uvanga amajwi atatu icyarimwe. Biranyobera. Ubu ndi rusufero. Ufite impano nk'iyi. Ariko ntibyoroshye. Umuntu uvanga amajwi atatu icyarimwe. Grace none se nta karimbo gashyashya uri guteganya gukora urindiye ko amafaranga abanza kuboneka kugira ngo none ujye muri studio ukora indirimbo. Kamwe bazi. Kamwe hari indirimbo iri recorded. Hari umuhanzi duheruka gukorana indirimbo banza aribwo mperuka kuririmba cyangwa kugaragara yitwa Ben Kayiranga n'umupapa. Yari yakunze ukuntu ndirimba akunda ijwi ryanjye dukorana indirimbo banza abantu benshi barayibonye yitwa Je t'aime Jésus mu Kifaransa. So mu minsi ishize rero yari yaje mu Rwanda ashaka gukora lebo irimo abahanzi baririmba sekira ariko arambwira ati ngiye nubaha Imana nkunda ibintu by'Imana kandi nabonye ufite impano nziza nabonye ushoboye kuririmba ikindi ati ngiye nkunda discipline. Abantu bafite discipline bari ku murongo kandi nabonye ufite discipline kandi umuntu afite impano abantu bari bakwiye kumushyigikira kuruta guhora bamubaza ko wabiretse. So arambwira ati nifuza rero ko
nakora lebo ukazamo nk'umugospel. Iyo lebo nuko wenda hari ibintu bitarajya ku murongo neza ngo bigire, ariko hari indirimbo deja na recordinze n'ibinakunda tuzakora n'ibindi. Ni ukubyizera kwa ndabyizeye ko nibijya mu murongo neza. Urumva umushinga ubusaba gutegura kugira ngo bizagende neza, atazabijyamo nyuma y'iminsi 3 bikaba biragize. Niho hantu numva ntekereza ko noneho muzongera mukambona neza. Wow. Okay, Imana iguha umugisha niba ufite imigambi myiza yo gukomeza gukora kandi Imana igushigikire. Ntekereza ko tuzagera kure. Uyu munsi muri Azafu umurimo urakorwa gute? Mana yanjye mikukiri kumbaza ibintu bya Azafu. Oya arega Azafu ni ariko Azafu ni itsinda barizwamo. Hanyuma niba ari nkoje ngo umurimo urawukora gute muri Azafu uyu munsi? No kumbwira ni nk'itsinda mbarizwamo urumva? Yego. Elezuma cyangwa elezuma ntago merukayo. Ntago merukayo kubw'ibibazo byanjye bwite. Merukayo nko mu kwa mbere. Turi mu kwa kane ariko Imana imbare ko kubaza ibyo muri Azafu. Kubera siki? Merukayo kera. Reka nkubaze nka Grace. Ariko ndacyari umuririmbyi wa Azafu, kandi umuririmbyi ashobora gusiba kubw'impamvu n'abayobozi yazibabwiye. Gusa umurimo urakorwa neza. Impamvu duhagaze hano rero ni ibibazo bitatu byonyine nka kurekura ugataha. Kuba umuririmbyi yarimba yambaye uniform cyangwa atayambaye bisobanuye iki? Uniform ntekereza ko ari nta kintu ihindura mu miririmbire, nta nicyo yongera ku muvuga butumwa. Ni juste nkuko ntashobora guhagarara hano ngo nambara ubusa cyangwa nkaba nahisemo kuza kwambara gutya. Umwenda ni ikintu gituma umuntu agaragara neza imbere y'abantu wenda. Ikindi kandi imyambarire, burya hari igihe abantu bashima guhuza imyenda isa mu rwego rwo kugira ngo hatagira wenda ugira complex avuga ati ngewe ntago mfite ikanzu nziza yo kujya imbere y'abantu, wenda hari ukunda kwambara mini, wenda hari ukunda kwambara ibimeze. So iyo byabaye uniform kuvuga ngo haba hateganyijwe uburyo bw'abantu bari buhagarare bose basa. Nta kuvuga ngo umuntu ari bujye kureba uriya wambaye akamufashe, uyaraba yambaye ibikubita ihuku, za complex zo kuvuga ati nge simfite ubushobozi bwo kubona umwenda mwiza wo kujyana mu bantu bigabanuke. Ariko mu miririmbire nta kintu uniforme yongera. Okay, hanyuma ikibazo cya kabiri kibanzizwa n'ikindi kimwe tugasoza. Imvura isaba n'umugisha. Uzabona umugisha. Kuki umuririmbyi wese wumva yakora album? Hari ahantu byanditse mu bijyanye n'imiririmbire. Umuririmbyi uhe? Wo muri korali umuririmbyi wese ku giti cye, itsinda runaka, ujya kumva ngo twaroshinze album. Album ni iki? Ni ngombwa album? Nekereza ko album twiga imibare cyane bitaga ensemble. Kugira ngo ushire ibintu biba bidatatanye ukabishyira hamwe. Bivuga ngo umuntu ukeneye indirimbo za Emmy arazikura he? Kugenda umwoherereza kamwe kuri WhatsApp bishobora kugorana, cyangwa kugurisha nimba bashaka kubishyira mu buryo bwo kugurisha, kugenda ugurisha indirimbo imwe bikagorana. So nekereza ko ari mpamvu abantu bahitamo bati ndakora indirimbo zihurize hamwe nyigire album nyine iba ensemble y'ibihangano runaka maze gukora, mbona uko mbishyira wenda ku isoko. Tugana ku musozo w'ikiganiro cy'umunsi yarasigaye ikibazo kimwe ndi kwibaza kubera iki cyangwa se uyu munsi. Kera hari ukuntu abantu bashiraga indirimbo ku mugaragaro ngo bakagurisha amasede bakunguka, korali itsinda umuririmbyi bakunguka. Uyu munsi ntibikibaho, basigaye bungukira he hanyuma tujye ku musozo. Shayaba nari impazi ngo mbikore. Sure. Ariko kera hari hahari hako ubusimbizi ntago mbizi, sinzi ngo bigenda gute. Gusa cyakoze mbona haraje ama YouTube channel ufite uko bazishiraho, uko ukora ama video, kuko ntago washyira audio kuri YouTube. Ntekereza ko nta muntu wapfa kuyireba. Ntekereza ko ari bo bantu wenda basike bazishira cyangwa ku yandi ma platform yo kugurishirizaho imiziki. Sinzi nimba abo bantu bakigura amasede. Okay. Reka tubashimire mwese baradukurikiye. Umunsi turiho tuganira ku bahanzi, tubona Grace atambuka turamufatirana kugira ngo tubwire ku bahanzi. Imana igumugisha abakoze cyane. Imana igumugisha nawe kumpa umwanya tukanyagirwa. Imvura nta kintu bitwaye burya. Amazi amanuka direct mu ijuru. Hanyuma reka tubashimire mwese baradukurikiye muri umwanya. Nge nari kuzo Emmy kumwe na Grace. Murakoze cyane namwe mudukurikira. Imana ibahe umugisha.